Ni ikiganiro tubategura ibintu bitandukanye harimo ukuri kwagiye guhishwa mu myaka yashize ndetse n'ibintu abantu benshi tujya twirengagiza ariko tuba tugomba kumenya. Bahaye ikaze rero ku bantu bari kujya muri refe bon appétit. Narabibabwiye rero ko umuceri uryoha cyane kandi ugakundwa n'abantu benshi kuri iyi si, ariko umenya ko twibeshya ku buryohe bwawo iyo bawutetse ku kiriyo cy'umubyeyi wawe, umuvandimwe wawe cyangwa umwana wawe. Kandi niba wumva ko hano ku isi hari umuntu ugufitiye impuhwe, uribeshya cyane. Niba ku isi koko wumva ko ubworoherane buba cyangwa se hari umuntu ugufitiye impuhwe cyangwa se hari umuntu ugutekerezaho, urakibeshya cyane. Niko nakubwiye, kuko iyo habaho izo mpuhwe uri gutekereza ko abantu bagufitiye, ntabwo amazi yakabaye yemera guteka ifi. Icyo kintu sinzi niba ucyumvishe neza. Ifi n'amazi ni ibintu bibana igihe kirekire ariko birangira ya mazi ariyo ayitogosheje cyangwa se akayitunganya igihe bagiye kuyirya. Nawe rero hano ku isi ntawo kwizera ndetse nta n'icyo kwizereramo uko byagenda kose. Mbaye ikaze rero, ni Dake muri kumwe. Ikiganiro kiramutse cyagucitse wagisanga kuri Show TV Show Anytime tuba twagishyizeho. Reka uyu munsi duhere ku maraso. Buriya ngo amaraso ni meza cyane kurusha amarira. Abenshi batekereza ko gusuka amarira byongera ingano y'impuhwe abantu babagirira, ariko ibyo bintu ntibikora habe na gato. Gusa buriya kurira ntacyo bivuze habe na gato ku bantu benshi. Burya ngo urira bya nyabyo n'urira amaraso. Icyo kintu cyumve neza, urira bya nyabyo n'urira amaraso. Kandi ngo uko uzarira kose nta maraso bisobanuye ubusa kuri benshi. Rero muhindure uburyo mugaragazamo imibabaro yanyu. Aho inyamaswa zibera mbi, imbogo sinzi niba mwese buyizi, ariko buriya iyo imbogo irize irira amaraso, kandi niyo irakaye nabwo ikarakara nabwo igira amarira y'amaraso. Nyuma y'ibyo rero nta muntu ukubujije kurira, ahubwo rira cyane, urira icyarimwe, nusoza making sure kutazongera kurira ku mpamvu imwe. Ariko kurira byo ntacyo bisobanuye keretse harimo kurira amaraso. Ntacyo wabona utatanze ibitambo uko byagenda kose. Niyo mpamvu umwongereza yavuze ati no pain no gain. Ikindi tuma abantu bose bakubona bakifuza ko wakabaye uri inshuti yabo cyangwa se bakifuza ko wakabaye uri bo. Abantu benshi bashaka kukubona utsindwa cyangwa se unanirwa, rero batenguwe igihe cyose uhora uri umutsinzi cyangwa se uhore ubari imbere. Ikindi kandi ntuzizere umuntu ukubwira amabanga y'abandi bantu, kubera ko nayawe yageze ku ruhande arayavuga. Abantu benshi bashimishwa no kumva ko umugenzi wabo arimo aratamazwa, bakishima bakumva ni ibintu byiza, ariko nawe ibyo mwavuganye aragenda akabivuga nyine. Akubwira yawe, akwishushanyaho, yagera ku ruhande nabo akababwira amabanga yawe muziranyeho nabo abishushanyaho. Hari abantu bahora hagati, umuntu uzaza akakubwira ibintu bya mugenzi wawe bitakurebaga cyangwa se utari kugira icyo umaza, menya ko n'ibyawe byose yabivuze. Burya menya ko kandi muri abo bakuzengurutse ari wowe muzima muri bo. Kandi nubona hari ukurenze cyangwa se ubona ko arimo arakurusha ibitekerezo, utekereza ko ari we muntu wenyine ari wo kugusenya. Irinda abo bantu ubona ko hari ikintu bakurusha, ahubwo ugerageze uhore hari ikintu barusha. Umuntu kandi nubona arimo aragutesha umutwe, uzamubwira uti ushatse wanyirinda ntazakurogoya igihe kirekire. Kuko abantu benshi ntabwo tuba twizi neza, tuba turi aho ariko twigendera. Hari igihe usanga muri we harimo igisasu gishobora guturikana umuntu. Irinda umuntu ugutesha umutwe rimwe na rimwe. Ujye wirinda umuntu wanga kuguha amashyi iyo utsinze cyangwa se iyo ukoze ikintu kizima, kuko uwo muntu no kukwica yakwica. Gutanga amashyi ni kimwe mu mirimo iba yoroshye ukora kugira ngo ushimire umuntu, ariko ugasanga umuntu nibura kubikora nibura mu masegonda nk'atatu biramunaniye. Rero uwo muntu no kukurimbura yakurimbura. Abantu bakomeretse nibo babi cyane, kuko bakora igishoboka cyose cyagukomeretsa ntacyo bikanga, ndetse bo icyo bakurusha uburyo bwo kongera kubaho muri icyo kintu cyangwa se nyuma yacyo. Iki kintu ngiye kukubwira cyumve neza. Kenshi na kenshi umuntu azagushaka, akakubona, bizagabanya uruhare cyangwa se bizagabanya igice kinini cy'icyubahiro yakubagamo. Kenshi na kenshi umuntu azagushaka akakubona ni gake azaguha agaciro kwiriye.
icyiza rero jya ubura akubone agukeneye cyane aho guhora akubona umubunga mu maso atazakurambirwa nyabuna. Nujya ubona abantu bacecetse bisonzeye buriya ntukajya ugira ngo nuko batinya inzara, ahubwo nabo bazaba bari kwitinya ubwabo. Abantu benshi iyo inzara ije kwikontorora biranga, ugasanga no kuvuga byanze, ariko umuntu numubona acecetse umenya ko uwo muntu no kwitinya yitinya, kuko n'ubundi nawe yabuze icyo yivugaho. Niyo mpamvu icyakubabaza cyose ugomba kukirinda. Ibyiza ni ukurimburwa n'uwakuremye aho kurimburwa n'ibyo yaremye. Icyo ukora cyose ugomba kuba uri umunyabigwi ahantu hose uri. Abantu muri kumwe uharanire ko ari wowe ubabamo uwa mbere. Niba uri muri gurupe y'abaririmbyi wumve ko ari wowe ugomba kubayobora. Niba uri muri gurupe y'abakire kumva ko ari wowe ugomba kubayobora anytime. Ikintu buriya utarimo kuyoboramo iteka n'iteka kigukoresha ibyo cyishakiye. Gusa ikindi ugomba kugira amahitamo meza, kuko nugendana n'injiji 9 uzaba uri injiji ya 10. Nugendana n'abanyabwenge 9 mu minsi mike bazakugira umunyabwenge wa 10. Nugendana n'abakire 4 ejo bundi uzaba uri umukire wa 5. Gendana n'abantu bafite icyo bakurusha cyangwa se bafite aho bakugeza. Ikindi ugire inshuti ziguhatira kugira ibintu byiza ukora, harimo nko gushaka amafaranga. Igihe cyashize cyane ni ingenzi iyo bigeze mu gihe cyo kwiyubaha, kuko umuntu kenshi na kenshi akubaha akurikije uburyo yakubonye mu buzima bwashize. Rero igihe cyashize kibaho kugira ngo kituremere ahazaza. Udafite ahashize hatuma utekereza cyane cyangwa se hatuma ukora ikintu runaka, birangira nta kintu ukoze. Rimwe na rimwe ubwitonzi bwawe butuma abantu bumva ko bakina nawe. Icyiza bereke ko utari hambo, batazakina n'igisasu kiri muri wowe kikabaturikana. Kuba inshuti n'umuntu cyane bikurura kubahuka. Tugerageze ube n'umuntu inshuti, ariko ntube inshuti ye cyane, kubera ko umuntu iyo umweretse ko nta wundi muntu usa nk'aho ari uw'ingenzi kuri we, birangira agufasha uko ashaka. Don't be too friendly. Kuko iyo ubaye n'umuntu inshuti cyane, nawe gufata nk'aho icyo yagukorera cyose nta kintu bitwaye, kandi iyo ukoze ikintu cyane kikubabaza cyane. Iyo uvuze cyane bigera kure cyane, iyo ukunze cyane ubabara cyane. Niba ushaka amahoro kandi uhora witeguye kurwana, kuko amahoro arayaharanira. Gendera ku ihame rigira riti sinzatangiza indwara ahubwo nzazisoza. Uba game changer ahantu aho ariho hose wabarizwa. Niyo haba mu bajura ariko uba uri game changer. Niyo haba uri mu bakora ibiki ibyo ari byo byose, ariko haranire ko ari wowe gutanga ibitekerezo bizima, ari wowe kuyobora urwo rugamba. Aka kantu nako kumve neza. Ati icyiza nkora ni inkuru, ibibi nkora ni amateka. Bize ngo ushobora gukora ibintu byiza kano kanya, ariko nyuma y'imyaka 4 bigahinduka amateka mabi, kubera ko ibihe biba byahindutse ariko ibyo wakoze bitarahindutse. Bize ngo uwo wabikoreye bitewe n'uburyo yabifashe bizarangira bibaye amateka mabi kandi byari byaragenze neza. Niba bishoboka uzibagirwe ibyabaye byose, ariko ntuzigere wibagirwa guhana, cyangwa se ntuzigere wibagirwa umuntu wakubahutse. Disrespect. Ngo buri muvireni wese ni intwari ku giti cye. Wowe hagarara ku myanzuro yawe, niba ari ikosa ritanakosorwa urihagarireho mpaka. Hitler yaravuze ngo ukuri ni ikinyoma gisubiwemo kenshi, kandi ikinyoma ni ukuri kudafitiye ibihamya cyangwa se ibimenyetso. Ukuri kudafite ibimenyetso ni icyo kinyoma, kandi ikinyoma ni ikintu icyo ari cyo cyose udafitiye ibihamya. Ariko n'ubu ufite ikinyoma cyawe gifite ibimenyetso, niko kuri kuzuye. Niba uri mu kuri nta bimenyetso wahiye, wowe urimo urabeshya gusa. Ariko niba njyewe ndi mu ikosa ariko nkaba mfite ibimenyetso bigushinja, ndi mu kuri kuzuye. Ikirura ntikizigera gihinduka intama. Niyo mpamvu uwaguhemukiye utagomba kumuha andi mahirwe yo kukubona, kuko n'ubundi nakubona azongera kubabaza. Uwo nababaje nzongera mubabaze, uwo nashimishije nzongera mushimishe, ariko n'uwo twavuganye nabi ntabwo bizahinduka. Niyo mpamvu icy'ingenzi ari ukwirinda bwa kabiri, kandi wowe wakunze ukamukunda ntabwo ari wakurangira.
tukivuga mu byo gukunda rero, inshuti mudahuje abanzi iyo si yawe ikatira mu nzira rwose. Hari igihe uzasanga abanzi bawe arizo nshuti zayo, cyangwa se inshuti zawe aribo banzi bazo, ikabira gutanze. Sekana na benshi mwishime, ariko ntuzizere n'umwe, habe n'uwo uzabyara cyangwa se umuvandimwe wawe. Iyi si nta mpuhwe igufitiye habe namwe, yewe nawe ufite umutima mwiza, kubera ko isi nta mutima igira ndetse ntigera iwugira ku bwawe. Nushaka wibera inyamaswa, kuko umutima wawe kuri iyi si mwiza nta kintu wazakumarira. Buri wese yiyumva nk'umutagatifu cyangwa se intama y'Imana iyo arimo kuvuga amakosa cyangwa ibyaha by'undi muntu. Urwo ni urugero rworoshye cyane, kubera ko twese turaganira tukavuga ku bintu bitandukanye, ariko uzumvira iyo muravuga ibintu by'undi muntu uba wumva uri proud yabyo. Ikindi kandi wamenya kuri iyi si nta muntu n'umwe ukwitayeho. Icyo ugomba gusabwa hano ni ukwikorera ibintu byawe wipowe. Icyiza ni ugukoraho kuvuga, icyiza ni ukugaragazaho kuguma kuvuga ibintu, ndetse icyiza ni ugukoraho kugira ngo uhereze umuntu isezerano. Ati amarangamutima nta IQ agira. Ati rero iyo umuntu iyo umushyizeho pressure nibwo ibintu bye bikorana imbaraga. Abantu ku buryo duteye ntabwo tujya dushimira umuntu uri gukora, ahubwo dushimira uwakoze, dushimira ufite aho yageze. Ibyo bintu urimo urakora wishakisha nta muntu uri kubirebaho, ahubwo hari ugutegereje warabaye successful. Abantu ngo mwigishwa kubabarira, ariko muribeshya cyane. Niba wizera ko tugomba kubabarira, kano kanya Satani yakaba yicaye iburyo bw'Imana. Ko kantu niba ukumvishe neza we turi bujyane, aka kanya Satani yakaba yicaye iburyo bw'Imana niba warigishijwe gutanga imbabazi. None we barakubwira ngo babarira bakugambaniye, none se ko Satani batamusubije mu ijoro, kubera icyo ati aho twita ikuzimu kandi imbabazi zibaho, habaho imbabazi z'Imana. Ntugahore wumva ko inama z'abantu bakuru arizo z'ingenzi mu buzima bwawe, cyangwa se arizo zatuma successful, kubera ko hari n'abakuze byacanze. Hari umwanditsi yabivuze mu magambo meza, aravuga ati hari n'abakuze binjije. Mbabere gukoresha iryo jambo, hari n'abakuze binjije. Niyo mpamvu igitekerezo cyawe ari cyo kibanza, abandi bakaza bakongerera, ariko ntukagendere ku gitekerezo cy'umuntu ngo nuko yitwa ko ari icyo akurusha cyangwa se akurusha imyaka. Buri mugabo rero aba ashaka ubwiza, ariko na buri bwiza buba bushaka amafaranga. Hari igihe uba ufite inzozi zo kugira umugore mwiza, ariko umugore mwiza nawe afite inzozi zo gushakana n'umuntu ufite amafaranga. Bijya bivuga ko ngo hari abantu batagira umutima wo gushaka amafaranga, ariko baribeshya, kuko nabiyo pressure ibageraho. Twese turi abantu kandi turaziranye. Icyizere tugirira abantu niwo mukino mubi kuri iyi si, kandi niba utekereza ko unzi neza, ongera utekereze neza. Numara gutekerezaho neza ukabisubiramo neza, bizatuma utwika ahahise uzihanye utangire bundi bushya. Kubera ko ntuzigera umenya umuntu na rimwe n'ubwo uri umuntu, ntabwo uzigera umenya buri kimwe kindiho cyangwa se buri kimwe ntekereza, nk'uko nanjye ibyawe byampindukiraho anytime. Dore formule yo gutsinda rero, nk'uko nabibabwiye, kuri iyi si hari klasi zikora na klasi zikoreshwa. Hari abagena ibyo dukora, hari abagena n'ibyo dutekereza. Iyi formule rero igizwe n'ibintu bitanu ugomba gukora cyangwa se ugomba kugenderaho kugira ngo mu buzima uzabe successful, cyangwa se ugire aho ugera hafatika. Icya mbere ni discipline ifite 50% mu bintu ugomba gukora muri bya bintu bitanu mubwiye.
Igikurikiraho ni consistency ifite 25%, iyo niyo percentage. Iyo ufite discipline, ibintu ukora ukaguma ubikora ubisubiramo iyo ari byiza. Hagakurikiraho imitekerereze yawe ifite uruhare rwa 15%. Hagakurikiraho gukora cyane rufite uruhare rwa 5%. Tugasoza na smart work ifite 5%. Hari kugira discipline, guhozaho ibintu, gutekereza neza, gukora cyane ndetse no gukora ibintu byiza, ibintu bikeye. Ibyo nibyo bintu nibura wakora mu buzima ukaba successful. Igihe ibi bintu bitandukiriye, ushobora kugira discipline ntugire consistency, uyu munsi ugakora amafaranga ukayabona ariko ejo ukayatakaza. Ushobora kugira consistency ukajya uyabona ariko udatekereza neza bikarangira guciye mu ntoki. Ukagira iyo mindset, utekereza neza ariko ukaba wigirira ubunebwe. Yego uri gutekereza uburyo wabona amafaranga, ufite niyo discipline, wanahora ubikora, ariko kubikora cyane kugira ngo bibyare umusaruro biragoranye. Icyo nicyo ikintu wakica bikarangira byose bipfuye. Gira inshuti rero ziguhatira gukorera amafaranga kurusha inshuti ziguhatira kwinezeza, kuko izo ziguhatira kwinezeza, ibyo mukoresha mwinezeza iyo bishize nazo ziragenda. Umugabo rero yagiye kuri banki agiye kwiba amafaranga, ariko atagamije kwiba amafaranga ngo ayakoreshe yinezeza cyangwa se ayaguramo ibintu byose akeneye. Ubwo wakibaza ngo ayo mafaranga yaragiye kuyakoresha iki? Umugabo rero yafashe umwanzuro kujya gutobora banki ngo yibe amafaranga, ari gutekereza ko namara kwiba amafaranga bari buhite bamufunga. Amaze kwiba amafaranga aragenda abwira polisi ati ngewe nibye amafaranga nimumfunge. Abakoze iperereza basanga yagiye kwiba banki kubera ko yashakaga guhunga umugore we, agasa nkaho amuhaye divorce. Umugore we yari amaze imyaka myinshi amusaba divorce, ariko umugabo yaranze kwitanga kubera urukundo yari afitiye umugore we. Nyuma yuko polisi ikoze iryo perereza igasanga umugabo yagiye kwiba banki kugira ngo bamufunge ahunge umugore we, polisi yahisemo kumufungira mu rugo iwe, abana na wa mugore, nta muntu n'umwe wundi bahura. Ahubwo yashakaga guhunga umugore, none bamuhanishije guhorana nawe mu nzu imwe adasohoka. Rero ahitamo kwiba bakamufunga, ariko polisi n'urukiko byanze kumufungira kuri polisi bisanzwe. Polisi imufungira mu rugo iwe. Ubu ngubu aracyari kubana na wa mugore we yashakaga guta akajya muri gereza. Rero hari igihe natwe tugerageza guta ibintu n'ubundi biba biri kumwe natwe tutacika. Nk'uko umunyarwanda yavuze ati icyo uzaba cyo ntawe kijya, urakata nacyo kigakata. Kubera ko hari ibyo twebwe dukora kandi biba bigomba kutugiraho ingaruka, hari igihe dusanga turimo turagerageza kubikwepa kandi ari byo tugomba kubamo iteka n'iteka. Ntukagerageze gukora ikintu icyo ari cyo cyose kizatuma utandukana n'ibyo wari usanzwe ukora, kuko icyo ari cyo cyose wakora n'ubundi kigomba kukuvamo. Aho umugabo w'umunyamerika wari warahaye umugore we impyiko muri 2001 bakiri abajene mariye, byaje kurangira bakoze divorce. Umugabo ahita asaba umugore kumusubiza impyiko ye yari yaramuhaye. Yamuhaye impyiko kubera ko yari yamwemereye kumubera umugore. Babana imyaka myinshi, babanye muri 2001, turi 2025. Byaje kurangira rero ubwo divorce maze kurangira, umugabo aramubwira ati urampa $1,000,000 y'amadolari, agura impyiko njye kuyigura nyisubizemo cyangwa nsubize impyiko yanjye naguhaye mu mwaka wa 2001. Nawe rero ubuzima ufite hari igihe kigera ukabusubiza. Niyo mpamvu icyiza ari ukubaho nkaho ari umunsi wanyu muriho. Kora nk'uzabaho igihe cyose, wishime nkaho uri kubaho bwa nyuma. Supermanager niwe ukunda gukoresha iryo jambo. Kora nk'uzabaho iteka ryose ariko wishime nkaho ari ubwa nyuma. Ukore usevinge, ariko nujya ukore usevinge nkaho akazi kariho iteka ryose, ndetse nawe uzabaho iteka ryose, ariko nujya kwishima wishime ibyishimo bimare. Ejo batakwaka ubuzima ukagenda urimo uricuza cyangwa se uvuga ko hari ibintu utakoze, nka cya kibazo bajya babaza abantu ngo usanze iki kintu atari icyaha wagikoraho iki cyangwa wabivugaho iki. Abantu benshi baravuga ati isanze nko gusambana atari icyaha nakicuza kuba ntarabikoraga buri munsi.
nawe uzirinde kuba hari ahantu wagiye kwishima ukavayo udasoje ibyishimo byawe, kuko uyu munsi hari igihe uba ari wo wa nyuma, ariko mu gihe uri gukora ntugatekereze ko ari wo wa nyuma, kuko abantu benshi cyangwa se abantu bose batekereje ko gukora ari wo munsi wa nyuma. Twese twaba abanyabiraka, ntabwo twafata kontara z'igihe kirekire. Kora nk'uzabaho iteka ryose, ariko wishime nk'aho ari umunsi wa nyuma. Cyangwa se hari igihe n'ubundi wamaze gukora ariko ukaza kugira ikintu gituma utazongera no kwishima, ugahora mu gahinda igihe cyose, ariko ntiwazicuza ko wishimye ibyishimo byawe wabibonye. Batazakwaka ubuzima ukagenda ntacyo ukoze. Umuhinde rero watewe indobo nyinshi, ubwo ni umuhungu yahisemo kwiyambikira impeta ya mariage ihene. Ihene sinzi niba mubyumvishe neza, ni iri tungo rigufi. Rero nyuma yo gutereta abakobwa barenga 15 ku myaka 34, yaje guhitamo kwambika impeta ihene. Yayifasha yambika agatimba, ayambika impeta ku kaguru cyangwa se ako twita akaboko, ubwo na abantu muzamatungo murabibona. Tekereza neza rero hakiri kare kugira ngo utazabura amahitamo. Sinzi niba twabifata nkaho nta bandi bantu yari guhura nabo, ariko biragaragara ko yabaye block bihagije. Nawe rero gerageza ibyo uzakenera byose ubu bifite kuva kano kanya, kubera ko utazi uburyo abejo bazaba barimo baratekereza. Niba ugize igitekerezo cya applique kano kanya, kuko ejo ntahabaho. Byashoboka ko uwa mbere iyo baba barabanye bafite umwana w'imyaka 10, ariko yatewe indobo 15, harimo n'ubukwe 6 yari yaramaze gutegura, byose bigapfa yabisoje ibye. Yatanze impano bakaza kuzimusubiza, yaguze inzoga bakaza kuzimena, yakodesheje imodoka akamara kuzishyura bikarangira zidakoreshejwe. Ku nshuro rero ya 15 yahisemo kwikundira itungo, kubera ko ngo ari ryo ritazamemukira mu buzima bwe bwose. Tekereza hakiri kare, ejo utazabura amahitamo, cyangwa se ugatekereza bicuramye bitajyanye nuko wakabaye itekereza. Iyo ukunze umuntu cyane, uba wongera uburyo bwo kubabara cyane, ukanakora ubugoryi bwinshi. Iyo ukunze umuntu cyane, iyo akubabaje akubabaza cyane, ndetse n'iyo agukoresheje ikintu kiba kigukoresha cyane, kuko icyo gihe umeze nk'umwiyahuzi. Kandi umuhunga ubona nta, kandi ngo umuhungu, tukiri kuri ibintu byo gukora, kandi ngo umuhungu ubona adafite girlfriend, babahungu abantu benshi musereza ngo ntago batereta, nibo bafite amahirwe menshi yo kugira abagore beza igihe icyo ari cyo cyose bazakenera kubashaka, kuko afite umwanya wo kwicara agatekereza ku mugore mwiza. Ariko wowe umukobwa wese uri kubona uri kwifuza kumutereta, uwo muhungu ashobora kuba yiyemera, uwo muhungu ashobora kuba areba agasanga abo bantu bahari, cyangwa se abo ngabo uri kubona ugahita usarirana batari kuri level ye. Ashobora gusanga areba akabona abo bantu muri kwita ko murimo muratereta kano kanya bo ntacyo bamumarira. Ariko abo bahungu uzabacunge neza, abahungu badatereta muri class. Ndabizi abantu benshi mufite ahantu muhurira. Uwo muhungu ubona adatereta uzacunga umugore azazana, baba bafite abagore beza kurusha abo bahungu muzi bazenguruka mu bagore. Urwo ni urugero rushoboka cyane, ni ibintu nakunze kubona. Abahungu benshi bazengurutse mu bakobwa usanga bafite abagore badafite aho bahuriye n'abo bateretaga bakiri bato. Iryo tandukaniro ririmo hagati aho ngaho ushobora kudahita uryumva, ariko hari igihe usanga uwo wita ko ari mwiza n'uwo wita ko ari mubi bose nta n'ikintu kibatandukanye, cyangwa se ugasanga uwo wita ko ari mwiza njye nta n'ikintu mubonamo, uwo wita ko ari mubi akaba ari we misi wanjye. Icy'ingenzi ugomba kumenya ni uko umukobwa wese akenera amafaranga nk'uko umuhungu wese akenera ubwiza, ariko twese icyo duhuriyeho ni uko tureba bitandukanye ndetse tunatekereza bitandukanye. Ushobora gusanga uwo wita mwiza njye ntajya nanamubona, cyangwa se uwo nita mwiza utazi ko ari no muri iki kigo cyangwa se ari kuri iyi si. Twese tureba bitandukanye. Hari umuntu ujya kumva aravuze ngo uriya muntu afite girlfriend mubi, uriya muntu afite boyfriend mubi, ariko hari igihe usanga abantu benshi twibeshya cyane. Buri wese afite uburyo areba, hari n'ubu ufite umuntu akavuga ati wowe ushobora kubureba nabi, ariko abantu tureba bitandukanye. Ati nkora ikintu icyo ari cyo cyose kiba ariko nkagikora neza. Ako kantu sinzi niba ukumvishe neza.
hari ukuba uri gukora ikintu kiba ariko ukagikora ukagisoza. Iyo niyo task ugomba gukora. Ibyo kuba uri gukora ikintu cyiza ntabwo bikureba, ahubwo icyiza ni uko ikintu uri gukora uri kugikora ukagisoza. Ati umunsi umwe nzakwereka umunyabigwi ndimo. Ntabwo ari byiza ko umuntu naza akubwira ati we nta kintu uzigeza cyangwa se uri umuswa hano mu ishuri, ntuzigere utekereza ko ashobora kuba ari kugutoteza, ahubwo afite ikibazo cy'imitekerereze kubera ko uwo uriwe ntabwo aragaragara. Hano ku ishuri ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi abantu dutangiriraho, kuko abatarize nabo barakora. Ntuzagire ubwoba bw'uko umuntu akubwira ngo nta muntu tugira ku ishuri, ahubwo uwo kurusha gukurikiza amabwiriza ya mwarimu ntabwo akurusha ubwenge. Nuko kumve neza, umuntu ukurusha amanota mu ishuri cyangwa se umuntu w'uwa mbere, ntuzatekereze ko akurusha ubwenge, ahubwo akurusha gukurikiza amabwiriza ya mwarimu. Niyo mpamvu mushobora kugera ku mabwiriza y'isi nawe ukamusiga cyane, ndetse ukazanamutanga, ukazaba uri ku rutonde rw'imbere mu bajya guhabwa akazi akakuza inyuma. Hari abantu baba bafite pressure yo kuvuga ngo nintaza muri 5 ba mbere cyangwa 10 ba mbere ibintu byose biraba bipfuye, nta kintu nabaza umubyeyi. N'ababyeyi benshi nibyo barebaho ngo wabaye wa kangahe, ariko ibi bintu tuba tubona kuri izi mpapuro nta kintu byose bimaze. Birangira dukeneye umutwe wawe wa nyawo atari uwo bagushyizeho, kuko amabwiriza iyo havuyeho rito byose birapfa, ariko umutwe wawe utarimo amabwiriza wakora buri kimwe gishoboka. Ibyo bintu byumve neza, ntukagire pressure y'uko uba uwa 35 mu banyeshuri 40, kuko uko ni ugukurikiza amabwiriza, si bwo buzima bw'isi. Isi ifite amategeko yayo, isi ifite amabwiriza iduhereza. Niyo mpamvu umuntu wese ukurikiza amabwiriza ya mwarimu ayatica hari igihe azamugora. Uwo muntu rwose ntukajye ugira ubwoba bwe, kuko iyo ugeze hanze ibintu birahindukira bikakureba byose. Hari igihe uwo muntu ari we uzajya ukugisha inama mu minsi iri imbere. Kugira ngo wumve uburyo ubuzima twabworoheje, Abayapani bazanye systeme yo gusiba umuntu ibintu byose yari azi, cyangwa se gusiba memory zawe ugatangira bundi bishyashya nk'akana gato. Ubuzima rero ni ikintu kimaze gukontororwa cyane na artificial intelligence, ku buryo ubu ngubu Umuyapani arimo arakureba akavuga ati wowe ufite amateka mabi, warakomeretse cyane, niyo mpamvu ngiye kukwibagiza ibintu byose ugatangira bundi bishyashya, kugira ngo noneho utangire ubuzima bushya. Dore ko hari abantu bagirwaho ingaruka n'ibintu byabaye, bigatuma akenera kwibagirwa ibintu byabaye nabyo bikamunanira. Rero Abayapani bamaze gukemura icyo kibazo. Ubu ngubu uri kugenda bakagushyiraho iyo mashini nk'uko wambara kasike ugiye kujya kuri moto, mu kanya gato ukaba umaze ugatangira nk'akabebe bakwigisha guhera kuri A. Gusa icyo nakubwiye ko umuntu uri gutangira bundi bishyashya ntabwo akeneye kwiga iyo nyuguti ya A, nta nubwo akeneye kwiga X, Y na Z, ahubwo icyo ari kuba akeneye ni ukumuhereza opportunity. Barimo barahita bakomeza bagakora kandi bafite ibitekerezo nk'iby'abana. Ati nirengagije kuba umuntu witonda, ati ndi umusemburo, ahubwo wita ku byawe kuko ibyanjye hari undi muntu uri kubikontorora ari we uwa kabiri undimo. Iyo ni ikiganiro isi y'ubucukumbuzi na Ridakimu. Ikiganiro kiranditse cyagucitse cyangwa ushaka n'ibindi bicukumbuye wadusanga kuri Shua TV Show. Ciao ciao.